Reka mvuge ukuri kutaryoshye. Nta kibazo na kimwe cyigeze gikemurwa n'icyuma, umujinya uraza ukavurwa, ariko icyaha ntabwo kijya gisibangana. Ntabwo yigeze atekereza ati ikintu ngambiriye cyangwa se nzakora ntabwo kizagira ingaruka nziza. Birababaje. Uraho neza nshuti yanjye, nguhaye ikaze kuri cano yanjye mu kiganiro cyacu isomo ry'ubuzima na mama Zulu. Bavandimwe rubyiruko, uyu munsi si inkuru nziza tuje kuvuga, ni inkuru ibabaje ariko ikwiye kutwigisha. Tekereza umusore arikoze yafashe mugenzi we aramwishe, yabigambiriye yabiteguye. Iyi nkuru ndimo kubabwira ntabwo ari filime, ntabwo ari inkuru yo kuri interineti, ni inkuru yabaye rwose. Reka mvuge ukuri kutaryoshye. Nta kibazo na kimwe cyigeze gikemurwa n'icyuma, umujinya uraza ukavurwa, ariko icyaha ntabwo kijya gisibangana. Uko niko kuri. Ushobora kugira umujinya w'akanya gatoya, kandi ubwo wabanjirijwe n'umunezero, wishimye, watembagaye, wasetse, watekereje ibyahehe, watekereje iterambere ryawe, ariko umujinya mutoya w'umwanya muto ukagukoresha amakosa uzicuza ubuzima bwawe bwose. Rubyiruko, bana bacu, bana b'u Rwanda, nimwitekerezeho, nimuhindure imyitwarire, nimutekereze ku kintu gishobora kuzagushyira mu kaga imyaka yawe yose yo kubaho. Gitekereze, ubanze ushyire mu mutwe uvuga uti iki kintu ngiye gukora, ubanze ubitekerezeho. Ntabwo guhitamo kwica ntabwo ari wo munezero w'ubuzima bwawe, ahubwo ni wo mubabaro w'iteka ugiye guhura nawo. Kuvuga ngo ugize umujinya, urakariye umuntu, mana, ibi bintu mbivuze mbabaye, ibi bintu mbivuze umutima wanjye uremereye, ibi bintu mbibabwiye numva rwose urubyiruko rwose iyo barwarebaga ino videwo bakumva ibyo ndimo kubabwira ukuntu bituruka ku mutima, mwakwisubiyeho, mwatekereje ejo hanyu hazaza koko. Gufata icyemezo cyo kuvutsa ubuzima umuntu utagize gute, umuntu utaremye, umuntu utahaye ubuzima, umuntu utahaye fondasiyo y'ubuzima bwe, umuntu utazi uko yazamutse, umuntu utazi uko yavutse, umuntu ababyeyi baruhiye babyara bakamurera, bakamushyira mu ishuri, bakamuvunikira, warangiza ukabamukura mu maboko. Birababaje. Uwo ni mujinya nyabaki? Bakobwa, bahungu, uwo ni mujinya nyabaki koko? Biteye agahinda. Gute ushobora kwifata ukica umuntu wabigambiriye, kandi nawe uzapfa? Uyu mubiri ufite nabwo uzatura nk'umusozi. Uyu mwana w'umusore wafashe icyemezo kigayitse nk'iki ngiki agiye kuba mu munyururu imva. Ibihano azabona mu by'ukuri pe, nibaza ko nawe bitazamushimisha. Aho avuye n'aho agiye niho habi cyane. Mutekereze kangahe. Birababaje. Umuntu wapfuye ntiyagaruka, umuryango we uba usigaye mu kaga n'amarira adashira iteka ryose, ariko uwishe aba apfuye ahagaze. Ejo hazaza he, inzozi ze, byose bikarangirira mu munyururu. Isomo ry'ubuzima rubyiruko, mutege amatwi mwumve aka kantu, munyumve neza. Kugira umujinya si ikibazo, kugira umujinya rwose si ikibazo pe, ahubwo uwo mujinya icyo ugukoresheje cyangwa se wagukoresha nicyo kibazo. Hari abavuga bati okay, yaransuzuguye, yarantutse, yagize gute,
yanciye amazi hariya ndebye mu bwonko ukumva ko ibintu byose nyine yagukoreye byatuma ushobora kugira uwo mujinya. Tega amatwi wumve iki kintu. Agasuzuguro, ibintu by'umujinya, ibitutsi biravurwa bigakira bikagenda bikava mu nzira, yego. Ariko ikintu bita urupfu ikintu bita kwica ni ikintu kikugendaho, kigenda mu maraso yawe memu n'abo uzabyara, ahubwo Imana ijye ibabarira nk'abantu bazagukomokaho, ibahe mbese sinzi ukuntu nanabivuga. Mbere yo gukora ikintu ujye ubanza utekereze, mbere yo kuyoborwa n'amarangamutima ujye ubanza utekereze ingaruka iri imbere uko izaba imeze, wicare ubitekerezeho pe. Uyu musore twumva ko yari yarabigambiriye no kuva mbere, ese ubwo icyo gihe ntabwo yatekerezaga? Ni uwuhe muzimu wamufashe koko? Ntabwo yigeze atekereza ati ikintu ngambiriye cyangwa se nzakora ntabwo kizagira ingaruka nziza? Birababaje, biteye n'agahinda. Rubyiruko, mwisubiraho pe, muhindure imyitwarire, mugende nk'uko ababyeyi banyu bagenda. Ababyeyi banyu, niba umubyeyi yagufasha akaguha ubuzima, menya ko nawe yavunitse, akeneye kukubona ufite ubuzima bwiza, akeneye kukubona ugukomokaho bameze neza, akeneye kukubona abuzukuru n'abuzukuruza bawe nabo bameze neza. Ariko se umuhembye iki koko nyuma y'imyaka yose yakuvunikiye, agorwa n'ubuzima bwawe no kukubaka no kukugirira neza, bimumariye iki? Umva ikindi kintu urubyiruko, wowe unkurikiye, wowe turebana, ubwenge si ugukubita, ubwenge si ugutera icyuma, ubwenge ni ukugenzura ibyiyumviro byawe. Wanteze amatwi? Urugero ruto, isegonda rimwe umujinya, iminota 5 intonganya, isegonda rimwe icyemezo kibi. Ibyo bigakurikirwa n'imyaka 20, 30 cyangwa ubuzima bwawe bwose mu gihano. Uranyumvira? Basore, ntimukitiranye ubugabo n'ubugizi bwa nabi. Ubugabo si ugukubita, ubugabo si ugukomeretsa, ubugabo ni ukwifata, si ugukomeretsa. Reka nkubwire ikintu, niba ugeze muri urwo rwego rwo kuba ugize uburakari bubi cyane, aho hantu uri nabo muri kumwe bikubayeho, ceceka nibura iminota 10. Icya mbere. Icya kabiri, hamagara umuntu wumva wizeye. Icya gatatu, sohoka aho hantu, nibura ujye hanze, niba muri mu nzu ujye hanze ubanze uhumeke inshuro zigera nko muri zingahe. Ibyo bintu bizagufasha. Cyangwa se ukwigendera. Kwigendera ntabwo ari ugutsindwa, ahubwo ni intsinzi ikomeye cyane. Ko niko kuri, bizagufasha. Wowe ubanye nanjye muri iki kiganiro, muri izi nama ndimo kugira urubyiruko, niba nukuri wabikunze, kora like, ukore comment, ntiwibagirwe gukora subscribe ndetse no kusangiza iki kiganiro inshuti zawe kugira ngo bifashe urubyiruko. Mwakoze cyane, mugire umunsi mwiza, bye bye.